hanyuma iri ni isengesho satani akunze gutegera ku bantu benshi. Abantu benshi bamaze iminsi basenga, bamaze igihe basenga rino sengesho, ariko ugasanga ibisubizo byabo byatinze kuza. Hari abantu rero usanga basenga, ugasanga amasengesho yabo yabaye nk'ipfabusa, ntabwo biri kugenda ngo bibakundire. Ugasanga barasenga amasengesho ariko kugira ngo bazasubizwe ari ibibazo gusa. Uyu munsi rero muzaniye amasengesho ugomba gusenga, hanyuma ugasubizwa vuba, ugasubizwa mu buryo bwihuse, ugasubizwa mu buryo bwihuse cyane. Aya ni amagambo agera muri 5 ugomba kuvuga, hanyuma Imana igahita igusubiza byihuse. Mwebwe rero murabyica, ugasanga muri kubisobanya, ugasanga ibisubizo byanyu bitinze gusubizwa. Ariko uyu munsi rero wagize umugisha kuko wageze kuri iyi YouTube channel y'Umunezero TV. Imana rero umugisha kandi Imana ikugirire neza. Hanyuma rero njyewe muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, umukozi w'Imana, niwe muri kumwe aya masaha. Rero ndagira ngo mbwire ngo wowe uri mushyashya, niba uzi ko uri mushya kuri YouTube channel, ndagira ngo ukore subscribe, hanyuma usharinge iyi video abantu benshi bagiye batandukanye. Niba uzi ko uri mushyashya, kubera yuko tugiye kwiga uburyo tugomba gusengamo. Ese ubundi tugomba gusenga gute? Ese hari abantu b'abahanga mu gusenga? Hari abantu basubizwa mbere, hari n'abandi basubizwa nyuma. Yego, ibyo bibaho cyane. Impamvu mbivuze gutyo nuko nzi neza yuko hari abantu basubizwa mbere, hakaba n'abandi bantu basubizwa nyuma. Rero wowe muntu turi kumwe aka kanya muri iki kiganiro cyo kuba twavuga uburyo tugomba kuzajya dusenga tugasubizwa vuba. Niba utarakora subscribe, mbabarira ukore subscribe. Ibi bintu biba byatuvunye, zino video ziratuvuna cyane, nukuri mujye mubikora. Imana izajya ibaha umugisha mwinshi cyane. Kandi no kukarayiki usharinga iyi video, niba ubona yakunejeje, ribuze kuza kukunezeza, uze kuza kuyisharinga abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Hanyuma rero ibi bintu ni ibihe bigera muri 5 ngiye kubabwira kugira ngo ujye umenya uburyo uzajya usengamo, maze ubundi Imana izajya gusubiza. Ikintu cya mbere kugira ngo Imana izajya gusubiza, hari umugabo umwe wigeze kujya ku ntuze gusenga, asaba Imana ngo Imana izamuhe intebe, ngo izamuhe n'igare. Aragenda ajya gusenga ahantu henshi yagiye hatandukanye. Noneho Imana irangije iramubwira ngo amasengesho yawe ntabwo nayumvise, amasengesho yawe yararimo akajagari. Tekereza, yagiye gusenga ariko Imana isimubwira ngo amasengesho yawe yararimo akajagari. Tekereza nk'iryo jambo ngo amasengesho yawe yararimo akajagari. Utekereze iryo jambo, urumva ni ijambo ribabaje cyane. Ariko asubiye gusenga, agenda asobanura, Imana iramubwira ngo ibi bintu wasabye byari birimo akajagari. Ati ntago wasabye, ese ntago wambwiye intebe ushaka zimeze zite? Ese ntago wambwiye ubwoko zikozemo? Iramubwira ngo nta nubwo wambwiye igare ushaka. Se ni igare rimeze rite, rikoze mbese ni igare riteye rite? Ese ni iry'abanyonzi? Ese nyine Imana imusaba detaye y'ibyo bintu. Murumva rero yuko Imana mu masengesho dusenga biba bisaba kugira ngo tuyashyiremo ubwenge. Nidushyiramo ubwenge bizatworohera cyane, usange ibintu turimo biratworoheye cyane. Hanyuma rero ngiye muri kumwe muri iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Claude. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ku bantu mwese mukunda kudukurikirana, abantu mwese mudukunda, natwe turabakunda mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ikintu cya mbere cyo kugira ngo ujye usubizwa vuba tudakoze video ndende, ikintu cya mbere ni igihe. Ese ibintu uri gusaba, ikintu cya mbere ni ugusaba. Ese gusaba, ndashaka iki ngiki. Urumva Imana ikunda ibintu bigize gute, biri ku murongo, ntabwo ikunda ibintu biri aho ngaho bijagaraye. Ikintu cya mbere ndi gusaba. Icya kabiri, ese ni iki? Icyo ni icya kabiri. Icya mbere ndi gusaba. Icya kabiri, mbese uri gusaba iki? N'icyo uri gusaba. Icya gatatu, mbese icyo kintu uri gusaba uragishaka ryari? Muri kubyumva neza?
ikintu uri gusaba mbese uragishaka ryari? icyo uri gusaba uragishaka ryari? icya kane kiravuga ngo uragishakira iki? mwabyumvise uburyo tugomba gusengamo. Imana irakubajije ngo mbese uragishaka ryari? ikindi, mbese icyo kintu ese uragishakira iki? nicyo ugishakira, mbese kubera iki waje kugisaba? ibi bintu ninza kuza kubisesengura neza, uraza kuza kuva ahangaha umenya uburyo basengamo, unamenye n'uburyo uzajya wisengera, ugasanga ibyawe byose bigiye, mbese umeze nk'umuntu ufite urufunguzo, uhise ifungura bise byemera ku kanya deregite, Imana ihise ibikora mu buryo bwo kuyubahisha. ni ibintu byoroshye cyane, mbese ni ibintu Imana igahita ikora, ukamera nk'umuntu uri gufungura gutya. mbese uragishaka ryari? ese ni iyihe mpamvu ugisabye? nawe ugashyira muri detaye ati mbese niba ashaka amafaranga, impamvu nyasabye ni ukugira ngo nzafashe imfubyi n'abapfakazi. deja aho ngaho birumvikana. Imana nayo ihita ireba igahita ivuga ati hey, ese bya bintu ashaka azabifashisha imfubyi n'abapfakazi? Imana yumve ni ibintu byiza, ihita ishyiraho ivivure ku buzima bwawe, ivuga ati bishyizeho ese ndabishaka ryari? ushyireho n'itariki. mbese umera nk'umuntu wanditse urupapuro, uvuga ati njyewe nanditse urupapuro bw'ibi bintu, ndashaka bino, iki kintu ndagishaka kandi gishaka iki gihe. ikindi cya gatanu ni impamvu. impamvu ni iyihe mpamvu ibi bintu byose ubishaka? ni iyihe mpamvu ushaka bino bintu byose? ni iyihe mpamvu ubishaka? Imana ikubaze n'ibyo bintu, ibikubaze impamvu ni iyihe, nawe uhita usesengura uvuge ati rero njyewe Claude, impamvu ushaka bino bintu ni ukugira ngo nanjye mbone umunezero, numve nishimye, fashe n'abandi bantu nabo bishime. mbese uvuge nyine impamvu yawe bwite. ubwo iyo ni impamvu yanjye, ubwo ni impamvu ya Claude bwite nyine, ubwo ni impamvu yanjye, ntabwo ari impamvu yawe. wowe uravuga impamvu yawe ubishaka. ni iyihe mpamvu ubishaka? ese ni ryari? mbese ibyo bintu uko ari bitanu nugenda ukabikurikirana, Imana uzaba umeze nk'umuntu ufite kontaki, uhita ufungura ahantu byihuse cyane rwose, imigisha yawe igenda ifunguka mu buryo bworoshye cyane. iyo ugiye ubyubahiriza gutyo ku rutonde, Imana ihita ibikora mu buryo bukwiye, ugasanga ibyawe byose biroroshye, umeze nk'umuntu wari ufite nk'urufunguzo uhise ufungura. murakoze cyane rero, mwari muri kumwe rero n'umukozi w'Imana Claude. ndagira ngo niba wowe ushaka yuko tuzajya dusengana Imana, ibyanze guhinduka bigahinduka ku buzima bwawe, ngwino dusengane Imana, duhamagare ijuru, maze ubundi ijuru rikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. nyandikira kuri WhatsApp 0786 niba ushaka ko tuzajya dusengana Imana, maze ubundi Imana igahindura imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, hamagara Claude maze ubundi uze dusengana Imana. naje ahangaha ngira ngo nduhure abanyarwanda mu mitima yabo, abafite imvure mu mitima mbese ngende mbaruhura. niyo mpamvu rero hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye, mba numva imitima yabo kugira ngo nabo bumve baruhutse mu mitima yabo. rero niba iyi video bigufashije, yisharinga abantu benshi bagiye batandukanye, ukande ku karayike. wowe utarakanda subscribe, ukande subscribe. musabye imbabazi, ibintu biba byatuvunye. murabona naguze na mikrofone. Imana ijye ibaha umugisha abantu baduteye inkunga, Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ijye ibagirira neza. murumva rero yuko turashaka kugira gute? turashaka yuko ubu butumwa bukwira isi yose, maze ubundi abantu batizeraga imbaraga z'Imana bakongera bakagirira Imana icyizere. iyi video mba nayikoze, wowe urushye, wowe uremerewe, wowe wabuze urubyaro, wowe wabuze akazi, wowe wabuze icyerekezo, ibyo byose mubibone, maze ubundi muzajya mushima Imana. nta kindi, nta kiguzi mbasaba, ni ukugira ngo Imana igumye yamamare, maze ubundi nawe ninkusengera ubone igitangaza cy'Imana, uzaza ushima Imana, uzagaruka ahangaha ushima Imana, uvuga ati rwose hari umukozi w'Imana wasengeye. nta kindi, nta kiguzi, nanjye ubwanjye mba nagize gutya
nkagura ibyangombwa byose bisabwa byose kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Rero niba unkunda, niba unkurikirana, sharing iyi video, mbabarira sharing iyi video abantu benshi bagiye batandukanye, nubwo bari 1000, Imana ibiguhere mu mugisha. Kanda subscribe ni ingenzi. Impamvu mvuga subscribe ni ingenzi ni iyihe? Ni ukugira ngo natwe dukwirakwiza ubutumwa bwiza bugera ahantu kure. Subscribe ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese. Imana rego umugisha kandi Imana itugire neza. Tugomba gukwirakwiza ubutumwa bwiza bukagera kure, maze ubundi Imana ikazabiduheramo umugisha. Nicyo kintu mba ngamije, nta kindi. Ni umugisha w'Imana, no kubona umugisha w'Imana no kubasengera, Imana ikagira ikintu ikora ku buzima bwawe. Shalom rero, ndabakunda. Amazina yanjye nitwa Claude. Niba iyi video igushimishije, shalom, sharing kandi subscribe. Wibuke yuko maze kubabwira ibintu bigeze muri 5 byiza by'ingenzi. Shalom rero, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.